inkuru mbi yongeye kumvikana ko uno musore warohamye mu mazi akahita apfa. Ese urupfu rwiwe ni uruhe? Intandaro ni iyihe se kugira ngo apfe? Byagenze bite? Yari agiye kwibira cyangwa se yari agiye kurobamo amafi? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbabwire uno mwana witwa Nsengimana yarohamye mu Kivu mu masaha ashyira saa sita tariki cyangwa umunsi yari kuwa gatandatu mu masaha ya saa munani nibwo yarohamye mwa kino Kivu. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbasobanurire ano makuru muyumve kandi muyahere agaciro. Reka nze mbanze manyurizemo incamake y'amakuru kugira ngo turambure ano makuru. Yongeye ati twabaye nk'abambuka mu mugezi tugezemo hagati mu bwato mu gihe ubwato bwari bwarasadutse, ubwato buhita bwibira, abantu bararohama abo twari turi kumwe, twari tuzi koga, ariko uyu musore w'imyaka cumi n'icyenda yahise arohama mu mazi. Twasabye abaturage gukumira abana n'abandi bantu bakuru baba bashaka kujya muri iki Kivu kuko harimo na bamwe bakiyahuriramo. Nsengimana avuga ko iyi mpanuka y'amazi yahitanye niyo nshuti bayingana bayimenyesheje inzego z'ubutegetsi cyangwa z'ubutabera ndetse na polisi y'u Rwanda kugira ngo zihagere mu gitondo zirebe ko umurambo wa nyakwigendera uboneka. Ni mu gihe bamwe na bamwe mu bana bakunze gukora amakosa nk'aya ngaya ababyeyi bareberera. Ni mu gihe umwana yitora akajya mu mazi cyangwa ngo agiye koga, ugasanga umwana arohamye mu Kivu arapfa. Niyo mpamvu iki Kivu bakomeje basaba abayobozi cyangwa abaturage rusange bahaturiye ko hano hantu hakunze kwiyahurira abantu batandukanye cyangwa abantu tujya tumenya amazina yabo. Ni mu gihe bagiye kuvuga yuko iki Kivu bagiye kugishyiraho abanyerondo bakora irondo ry'umwuga kugira ngo hatazagira undi muntu wongera kugipfiramo cyangwa wongera kukirohamiramo. Ni mu gihe n'abana bantu bafitemo utwato nta bwato bashakamo hano cyangwa bazanamo mu bwato buzima, bana tuno twato tw'igiti dutonya twateza urupfu cyangwa twateza impanuka rusange. Murabona ko intandaro ya runo rupfu ari ubwato abana bana bagiyemo, ndetse umwana w'imyaka 20 n'umwana w'imyaka 19 bose baruhamye, ariko w'imyaka 20 yabashije kuvamo, undi bategeza kavamo baramubura, umurambo we bawushakishije barawubura. Bitabaje inzego z'ibanze cyangwa inzego zo hejuru nka polisi y'u Rwanda kugira ngo ihagere, nimba babasha kureba cyangwa kubona uwo murambo barebe nimba wapfuye cyangwa ukiri muzima. Ariko nta kuntu umuntu yamara amasaha arenga 5 mu mazi ngabe akiri muzima. Niyo yavamo ari muzima yaza afite akabondo kameze nk'akingurube cyangwa kameze nk'akisekurume, ariko ntacyo byaba bitwaye. Ariko bivugwa yuko yitabye Imana. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kwibagezwa nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi bazi ku izina rya Kidasamura Movie, kora subscribe rero kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Yongeye agira ati twabamenyesheje cyangwa twabwiye abaturage cyangwa abaturanyi muri rusange n'abana n'abandi bantu bakuru bashaka kujya mwa kino cyuzi, kubera yuko iki cyuzi harimo abantu benshi batandukanye babasha kukirohamiramo kujya muri iki cyuzi kuko harimo na bamwe bakiyahuriramo. Nsengimana avuga ko iyi mpanuka y'amazi yahitanye niyo nshuti bayingana, bayimenyesha inzego z'umutekano, polisi kugira ngo zihagere mu gitondo zirebe ko uyu murambo wa nyakwigendera waboneka. Ni mu gihe ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri nimero yacu 078446028885. Ni mu gihe Kidasamura Movie iba yabashakiye amakuru cyangwa iba yabashakiye amakuru agezweho cyangwa amakuru atabonekwa ku zindi YouTube channel cyangwa ku zindi nkoranyambaga. Aya makuru mujye mumenya ko abageraho agishyushye kandi nta n'umwanya wo guhumeka tuba dufite, tuba dukora cyane ku buryo ku munsi dushaka kubakora nka video 5 cyangwa tukabakora video 10 zose mukazibona kuri YouTube za Kidasamura Movie, bitewe n'abambasaderi dufite ku nari benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu video ziba zabaye nyinshi kuri YouTube, mujye mwihanganiza video muzirebe kubera ko nimwe tuba twazikoreye nk'abanyarwanda.
kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe nkubwire ngo kora subscribe, nawe wakoze subscribe nkubwira ngo komeza ubane natwe kugira ngo dukomeze amakuru cyangwa dukomeze ibyegeranyo tugenda tubategurira. Nukora subscribe cyangwa ukadutera support, tuzagira imbaraga nyinshi zitume dukora ibintu byinshi birenze n'ibi ngibi dukora. Ni mu gihe ugize amakuru cyangwa ugize ibindi bitekerezo ugira cyangwa ushaka kuduhereza amakuru y'ingenzi cyangwa y'ibanga ushaka ko tuyagutangariza, waduhamagara kuri za nimero dusanzwe tubaha. Ni mu gihe Kidasamura Movie aba bitayeho nk'uko mumwitaho. Ni Kidasamura Movie mu mujyi wa Kigali, urwego tubakora rugakonkoma, umwana wo ku nkombe wo ku birwa bya Nyamagabe ushobora kuza